ntabwo wabyumva neza ukuntu hari filime nyinshi cyane ziba zarinjije amafaranga kandi zikabasha kuba zakundwa ku isi cyane. Ngiye kukubwira kuri iyi filime bita Predator Badland. Iyi ni filime nziza cyane yakunzwe, ikundwa n'abatoya kandi n'abakecuru n'abasaza barayubaha cyane. Ese kubera iki bavuze ko iyi filime nta muntu urwaye umutima wemerewe kuyireba, kandi ikindi ikaba ari filime zakunzwe cyane? Ese ni iyihe mpamvu bayikunze cyane kugira ngo ibashe kuba yakundwa ku isi? Ibi ni byo tugiye kuganira muri iki kiganiro, igihe tugiye kubana. Aracyari Kwizera Jean de Dieu. Kanda subscribe, wibuke no kuba wakora ku nzogera, nibigukundira wibuke no kuba wakora like. Akenshi na kenshi si uko filime zikundwa, ahubwo akenshi bareba imvune zabateye n'amafaranga zinjije kuri YouTube se cyangwa ku zindi nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ubu ngiye kukubwira iyi filime ukuntu yabaruhije mu kuyishutinga, cyane cyane dore ko bifashishije amashyamba kugira ngo babashe kuba bashutinga. Ese wari uzi ko bari gushutinga filime bifashisha ikijyanye nka breakdown? Ya breakdown ureba imbere rero ni muri zimwe ziba zizamura imodokari zatogotse mu miringoti se cyangwa ahandi hantu. Rero barazifata bakazesiteraho kamera kugira ngo bazabashe kuba bakizunguza neza ahantu batagira wenda babashe kuba bahageza iyo breakdown ibashe kuba yahafata amashusho. Ntabwo wabimenya neza ukuntu binjiye mu ishyamba bari kugenda bashutinga, bakagera mu ishyamba ry'inzitane harimo nk'ibyo bitse ibishyogororo, ku buryo breakdown yabo yahageraga igakwama. Rero bakoreshaga ubundi bwenge bwo kuba babasha kuba bayisunika kugira ngo ibashe kuba yava aho ngaho kugira ngo bajye gufata izindi sene. Niba warigeze kubona aho Predator nkuru se cyangwa ibikuriye izindi zose aho aba ashaka kwica umwana we bitewe n'uko nta mbaraga agira, kandi hakaba hari inyamaswa cyane batinya, kandi iyo nyamaswa bikaba bivugwa ko nta muntu wayica. Rero ni nyuma y'aho uyu muvandimwe se cyangwa uyu petit frere we yitangira uyu muvandimwe mukuru kugira ngo abashe kuba yajya ku isi, bitewe n'uko se aba ashaka kumwica kuko ari ikinege, bivuze ko yari afite imbaraga nkeya ataza n'iyo nyamaswa. Iyo nyamaswa rero ni ukuvuga ati baba bayitinya cyane bitewe n'uko hari amabanga menshi cyane bibitse yakangiza ku kiremwa muntu cyabo. Rero biba ngombwa ko uyu mwana rero amanuka ku yindi se rero akajya kuzazana uwo mutwe w'icyo kinyamaswa, ariko nyine ntabwo aba ashaka kukizana, aba afitemo ubundi buryo azihoreramo bitewe n'uko garafurere we papa waba yaramwishe bitewe n'uko amwitangira. Iyi filime rero ngiye kubwira amafaranga yinjije, urasanga yarinjije amafaranga menshi cyane. Iyi filime ijya gushutingwa yasohowemo n'amafaranga arenga miliyoni 2 z'amadolari. Nawe wumva amafaranga arimo, ariko mu kujya kuyishyira ku rubuga cyangwa ku zindi nkoranyambaga zigiye zitandukanye yinjije arenga biliyoni 2. Urumva amafaranga bungutse nabo bashoye nawe urayumva. Rero ibi ngibi byatumye batera umuhate cyane mu gukora cyane, bitewe n'uko iyi filime yari yarabaruhije cyane, kandi akenshi na kenshi bashakaga kuba bakora mu mashyamba, akenshi ntabwo bigeze bakora mu mijyi se cyangwa bakorere hehe. Rero sibyo ko CGI zabo ziba zirenze cyane, ibi ngibi byatumye bayifashisha mu gukora amashusho, kandi ikindi bivugwa ko bakoresheje ibitambaro bya green kugira ngo babashe kuba bakora background y'inyuma. Iyo twabanaga muri iki kiganiro rero yari Kwizera Jean de Dieu, reka mbabwira ati naho butaha. Rero abantu mwakanda subscribe n'abantu batarayikanda mwahindukiye kuri iyi channel, ni byiza cyane kuba mwayikanda kugira ngo tujye tubana muri ibi biganiro. Reka mbabwira ati naho butaha. Urimo urashaka iki?